nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe, nkuko nebasezeranyije tugiye gukomeza tuganira kuri Mutagatifu Augustine. Ni mugari cyane, ntago byoroshye kuba umuntu yamuvuga mu minota mikeya. Cyakora ndagerageza kuko nzi ko hari benshi mukunda ngira bino biganiro ko ari bigufi, mu mirimo myinshi bamufite mukabasha kubireba. Gusa ni birebire mujye mubireba mu gihe mwabonye umwanya. Mutagatifu Augustine tugiye kuvuga uyu munsi, ndamuvuga nifashishije aka gatabo. Ndakabatumire muzagashake aho bacuruza ibitabo by'Okamana. Na gatabo gatoya ariko keza cyane, kanditswe na Padiri Gracian Kwihangana, yakanditse akiri umufaratiri Nyakibanda. Yakise Mutagatifu Augustine w'Hiponi, ibaruwa yandikiwe Poroba, uburyo nyabwo bwo gusenga. Nkuko nababwiraga rero Mutagatifu Augustine ni mugari. Mu kiganiro giheruka twavuze iby'ubuto bwe, uburyo yabayeho asamaye, yirukikanyira ideoloji cyangwa se ibindi bitekerezo bitandukanye, ashakisha ukuri. Ariko kubera amasengesho ya Mutagatifu Monica mama we, amarira yamuririye yamusengera, yaje rero guhura n'Imana aho agereye Imirani, avuye iwabo muri Afurika ajya i Roma, akomeza ajya mu Butaliyani. Nyine muri kiriya gihugu cy'Ubutaliyani ahura na Mutagatifu Ambroise, wari umusenyeri, wari umushumba w'iyo diocese. Hanyuma amubera umwarimu w'igitangaza, amugeza ku buyoboke bw'Imana nyakuri, arabatizwa. Uyu munsi rero turakomeza tureba n'uburyo aho ubupadiri, yaba ubupadiri kubera ubusabe bwa Musenyeri Valerius, wari uzi ururimi rw'Ikigereki gusa, akaba yarakeneye umupadiri wamufasha uzi n'Ikilatini kugira ngo abone uko avugisha izo mbaga yarashinzwe ivuga Ikilatini. Abakristo rero bari bamaze kumenya ubuyoboke nyabwo bwa Mutagatifu Augustine, wari ubaye mu buzima bumeze nk'ubwa kimonaki, abaho yibabaza asenga, aba mu kintu bimeze nk'umwiherero. Nabo bari bari kumwe bafatanyije urwo rugendo. Abakristo nibo basakuje rwose, batera hejuru bati, padiri ushaka dore nguyu. Nuko amuha ubupadiri, kuva uyu munsi amuba iruhande. Baramaranye rero umwaka umwe gusa. Yamubereye umupadiri mwiza cyane, wamuteye ibyishimo byinshi. Muri uwo mwaka rero nyuma yaho hahise yitaba Imana, aba ari we umusimbura ku ntebe ye y'ubwepiskopi. Mutagatifu Augustine yanditse ibitabo bitandukanye birimo ubuhanga navuga bwa filozofiya, ndetse n'ubuhanga bw'ubumenyamana, teolojiya. Bwinshi ntago nabirondora, muri aka gatabo muzabisangamo. Aravuga nyine ku bijyanye na filozofiya, ukuri n'iki, kugerageza gushaka gusobanura kamere y'ibintu, ubwiza n'uburanga, inkomoko n'iherezo bya muntu n'ibindi. No muri teolojiya yagiye yandika cyane ku iremwa ry'ibiriho byose, icyaha cy'inkomoko, ukwigira ku muntu kwa jambo, ubutatu butagatifu n'ibindi n'ibindi. Ariko hari inyandiko imwe yamamaye cyane abantu bakunze, aho yavuze amaze kugaragara nk'umuntu udasanzwe, yanga yuko abantu bajya bamureba nk'udakora icyaha cyangwa se nk'umuntu wavutse ari intungane. Bikamubaza ko bashobora kumwibeshyaho, akavuga ati kugira ngo anihingamo kwicisha bugufi, akavuga ati mwari muzi aho navuye. Yandika igitabo rero yise Les Confessions cyangwa se ukwicuza. Avugamo rero ubwo buzima yabayemo akiri mutoya, ibyaha yakoze, ari mu byo yatekereje, mu byo yavuze, mu byo yakoze, ndetse no mu byo yirengagije gutunganya. Byose abivugamo, arusha no gusingiza Imana no kuyishimira ko yamukijije ikamugeza mu buyoboke nyabwo. Muri baruwa rero yandikiye Mutagatifu Poroba uyu nguyu yari umugore w'umupfakazi w'umukire, ariko ushakashaka Imana n'umutima we wose.
mu kumusubiza rero yamubwiye ukuntu ashimishijwe cyane n'icyifuzo afite cyo kumenya gusenga byimbitse, kumenya gusenga nyabyo. Amwibutsa yuko kugira ngo umuntu ashakashaka Imana asenge by'ukuri nuko abanza kuba mu by'isi abiha agaciro bikwiye, akamenya ngo ubukungu nyabwo ni ubuhe. Ese umukungu nurangamira ibyo atunze, umukungu umukristo arangamira ibyo atunze cyangwa abiha agaciro kabyo akagira umwanya wabyo, umwanya w'ibanze ukaba uw'Imana. Ibyo bikamubera ibikoresho biyoboka Imana, bituma arushaho kuyoboka Imana. Yamwigishije rero ubwo buryo bwo kubaho asa nk'ubisuzuguye, utabigize nyambere. Ikindi yamusubije muri iyo baruwa, yamubwiye agaciro k'inshuti nyanshuti, kubaho ufite abo mushobora kuganira, atari uko gusa wishimye ahubwo ukaba wanarira ukabona uwuhoza. Inshuti nyanshuti uyibonera mu byago, niko n'Abanyarwanda bavuga. Yamuhaye rero ubwo buhanga bwose bw'ibanze kugira ngo ategure umutima w'isengesho, amwigisha nyine urukundo nyarwo, ubucuti nyabucuti n'iki. Ubucuti nyabucuti bw'abantu mushobora kuganira mukagira no ku bugingo bw'iteka, mukavuga ibyabukiza roho zanyu. Avuga rero ibintu bitandukanye, avuga isengesho icyo ari cyo, ko isengesho mu by'ukuri n'umwitozo w'uburangamirana, ari isengesho risaba, ari isengesho risingiza Imana. Ubwoko bwose bw'amasengesho icyo bugamije no kutugeza ku kintu kimwe nyakuri twaremewe, ariyo guhura n'Imana no kwirangamira mu buzima bw'iteka. Rero amaze kumutegura muri iyo nyandiko amubwira uko ibihita nyine ari ibihita, ko Imana ari ubukungu bwisumbuyeho ubundi bwose buruta ibindi byose, ari nayo byose biturukaho, niyo biduha. Hanyuma atangira avuga arata isengesho yifashishije umuririmbyi wa Zaburi, avuga ati ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'Uhoraho. Ni Zaburi 27 mu dukubo 26 umurongo wa 4. Umuntu ushaka gusenga nuko ashaka kwibanira n'Imana tukiri muri ubu buzima. Avuga ko isengesho nyine rituruka mu kwemera kandi rikongera ukwemera no kwizera. Avuga ko isengesho riba rishingiye ku kwemera, ku kwizera no ku rukundo. Ibyo migenzo uko ari 3 yose ni ngombwa kugira ngo umuntu asenge, kuko niyo ishyigikira icyifuzo cyo gushakashaka Imana no kuyirangamira. Avuga rero amoko y'amasengesho y'ingenzi abiri. Tukavuga amasengesho avugwa, amasengesho avugwa wasingiza Imana, wayisaba, wayishimira. Hakaba n'isengesho rihozaho rishyiditswe n'ikibazo cy'urukundo ufitiye Imana, isengesho ryo kurangamira, risaba yuko uvuga ariko ukanategama n'amatwi. Muri ayo masengesho avugwa, avuga ko akamaro kayo cyane ni nko kongera kubyutsa icyo kibatsi, kuko urumva tuba dukora imirimo itandukanye, dushinzwe ibintu bitandukanye, ntabwo twahora twibereye mu masengesho ngo tureke gukora ibyo tugomba gukora. Ibyo turi muri iyo mirimo, uburangamirana hari igihe bushobora kuducika, ukagumya uhugiye mu byo ushinzwe, ukaba roho yawe yakwitaza Imana. Amasengesho rero avugwa kuri we icyo amaze, y'amasengesho ku masaha runaka, wenda ndabyutse saa 6 ndamutse ya marayika, nimugoroba isengesho ryo kuryama, amasengesho tuvuga tugiye kurya, ari amasengesho yose tuvuga ya liturujia, ari amasengesho ni meza, afite agaciro kayo, kandi niyo anatugeza ku masengesho noneho y'uburangamirana, butuma no hagati y'ayo masengesho, hagati muri murimo ushobora kuzamura roho yawe ukarangamira Imana kubera icyifuzo uhorana cyo kuyibona. Ikindi rero isengesho nyine ryo budatuza, isengesho rihozaho, ribyara isengesho rihoraho, nk'uko Padiri Theodose akunda kubivuga. Nkunze yuko ari nawe wabaye wakoze iriburiro kuri kino gitabo cya Padiri Kwihangana Graciani. Urumva ko yashatse rwose umuntu usanzwe azi iby'isengesho abimufashamo. Ndabashimiye bombi kuko inyandiko zabo ziradufasha. Aho ngaho rero kwisengesho rihozaho tusanga no muri Bibiliya, mu nyandiko za Paulo Mutagatifu, amabara yagiye yandika, cyane cyane ibaruwa yandikiye Abanyatesaloniki, ibaruwa ya mbere, umutwe wa 5 umurongo wa 17, aho asaba Abanyatesaloniki ati nimusenge ubudatuza, musenge ubudahwema cyangwa se ubudatuza.
bamwe mu bakristo babifashe nk'amasengesho uhora uvuga hari abashobora guhoza ndakuramutsa Mariya ku mutima, harimo n'abantu aborthodoxe hari kiliziya gatolika y'Iburasirazuba aho bakunda kwifashisha cyane nka rya sengesho rya za mpumyi zabwiraga Yezu uti mwana wa Dawudi tugirira impuhwe. Abo bantu bo muri izo kiliziya z'Iburasirazuba baryifashisha bavuga yuko uyu urihoza ku mutima birangira ari kugejeje ku buzima nyamana butuma Roho Mutagatifu ari gusengera muri wowe. Effort gukoresha imbaraga ubwira Imana mbabarira ngirira impuhwe nkiza, uhamya yuko Yezu ari nyagasani, uhamya yuko uri umunyabyaha ugaca bugufi imbere y'Imana, Imana igutabaza ubuntu bwayo ikaguha y'amazi afutse atuma igihe cyose wakumva uri mu isengesho utabishyizemo imbaraga, kuko icyo gihe Roho Mutagatifu aba ari we usengera muri roho yawe. Ese nawe urumva ushaka kuba inshuti y'Imana ihora isenga bitagutwaye imbaraga nyinshi? Mu minsi ya mbere uzashyiramo imbaraga uhoze isengesho ku mutima igihe cyose ubyibutse. Numara kubigira akamenyero, Roho Mutagatifu azagutabara ubwe ashyira isengesho mu mutima wawe, bityo ube umwe n'Imana mukiri muri ubu buzima. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.